ikintu cyakwinjiranye utagihamagaye, kitakwifuriza ibyiza, kiza utagitekereza, kiza ubona ibyago n'amakuba bije gusatira urugo rwawe, kandi nta gitangira ugifite. Usigaye utunzwe n'amarira, usigaye utunzwe n'agahinda, usigaye utunzwe n'intimba, usigaye utunzwe no kwikorera amaboko. Ntabwo nzi laramana kotisa deba pia sasiko diva. Sinzi ikintu cyakwinjiranye nk'uko Isamariya batewe n'inzara. Ntabwo nzi ikintu cyaguteye utagihamagaye, ariko cyaba kingana kose Imana ivuganye nanjye, ijambo rivuganye nawe, mwuka avuganye nawe, ari ngo umunsi w'ejo hari igitangaza. Hari igitangaza ku buzima bwawe, hari amakuru mashya ugiye guhura nayo, hari imbaraga nshya ugiye guhura nazo, hari ubuzima ugiye guhura nabwo. Rabeni kote santo tidrebe volia ribazala sotanomanda. Hari imbaraga z'ubuzima, hari imbaraga z'amashimwe, hari imbaraga z'icyerekezo, hari imbaraga z'amavuta. Wile do bakosa tatinema bive sosa kede mahinidre. Hariho imbaraga reba. Nubwo hari ibyago, ariko hariho imbaraga z'abahanuzi. Nubwo hariho ibyago, ariko hari umuhanuzi hafi yawe, hari umuhanuzi umuturage, hari umuhanuzi Imana igutumyeho. Hari abahanuzi batarapfukamira Bayali, hari abahanuzi bavuga bigasohora, hari abahanuzi bashorewe n'imbaraga z'Imana, hari abahanuzi bashorewe n'imbaraga z'amavuta. Bilaza kotize bikoridreri yawa. Wivuga ngo niko byahoze, wivuga ngo bimaze igihe kirekire, wivuga ngo bahanuye imyaka myinshi. Oya, hari abahanuzi batarapfukamira Bayali. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Reka imbaraga z'Uwiteka zibe kuri ngiye muri uyu mugoroba. Reka imbaraga z'Uwiteka zihagararane nanjye, kandi agutumiyemo iki kiganiro kugira ngo uzubane nanjye, ntaba ari jye, ahubwo izina ryawe. Dita la kote pifesko sitala. Simvuga ibyanjye, ahubwo mvuga ibyawe. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Mbyambaje gutyo mu izina rya Kristo wa Nazareti wabambwe, mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma ikaze mu ijambo ry'Imana. Rero Imana y'amahoro ibane namwe. Muriteguye twakira ijambo ry'Imana? Dusome ijambo ry'Imana ni mu Bami ba kabiri igice cya 7 umurongo wa mbere. Abami ba kabiri igice cya 7 umurongo wa mbere, aravuga ngo Elisa hanura yuko bagiye gukira. Pastor Elika hanura ko bagiye gukira. Ijambo ry'Imana rihanura ko bagiye gukira. Umwuka wera hanura ko bagiye gukira. Ijambo ry'Imana rivuga ko mugiye gukira. Haleluya. Uyu mugoroba ugiye gukira, ugiye guhura n'ijambo rigukiza. Kandi gukira si ugukira indwara gusa, hari ugukira ubukene, hari ugukira inyatsi, hari ugukira karande, hari ugukira ibyaha. Kuko n'ibyaha ni indwara ikomeye, ni indwara rimwe na rimwe yica, ni indwara izonga, ni indwara igira karande, ni indwara igira umwuka mubi. Kandi buri icyaha ni kiriditere, umwuka w'icyaha. Icyaha ushobora kugikira, ariko umwuka wacyo ugakurikirana. Bisaba deliverance kugira ngo gicike, undi kikazakurikirana abana bawe, cyane nk'ubusambanyi, kuraguza n'ibindi. Bene iyo myuka irakurikira igafata abana. Rero reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Biravuga ngo Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati mwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya indengo y'ifu y'ingezi zizagurwa shekeli 1, kandi indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa sekeri 1. Nimwakira ijambo ry'Uwiteka. Ariko umurongo wa 2 hagaragaramo umupinzi wavuze ngo ariko umutware w'umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese nawe Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza tuzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Kankubwire ko abagupinze, abasuzuguye Imana yawe, abasuzuguye Imana yawe, abasuzuguye ijambo Imana yavuganye nawe, edikotisti salope ketardrore vori yawe nema. Reka nkubwire ko abasuzuguye Imana yawe, abasuzuguye ijambo Imana yakuvuzeho, abagusuzuguranya amavuta, abagusuzuguranya amasengesho, ababonye ukizwa bakabona uri inkora busa cyangwa byarakuyobeye, muri make uri inzengere, kantangaze ngo bazareba ibyo Imana igukoreye ariko ntago bazabigiramo uruhare. Ayiwe data we, wanyumva ukavuga ngo amenara. Reka nkubwire ngo abasuzuguye Imana yawe bazatangazwa n'ibyo Imana ikoze, bazatangazwa n'ibyo Imana igukoreye, bazatangazwa n'icyo Uwiteka akoze ku buzima bwawe. La scoti devo pesa sote kidrerevo oremari gardre ya winima. Bagiye gutangazwa n'icyo Uwiteka akoze ku buzima bwawe, bagiye gutangazwa n'ubuzima Imana iguhaye, bagiye gutangazwa n'icyubahiro Uwiteka guhaye. Le costi se bivoritando wikozi arebore ze cordrere emaragose. Bagiye gutangazwa n'icyo Uwiteka akoze ku buzima bwawe. Zekosi evonike tainima arebore ya godreriva anema. Bagiye gutangazwa n'icyo Uwiteka akoze ku buzima bwawe. Wakwakira ijambo ry'Imana? Hanyuma ijambo ry'Imana navuze ngo Elisa hanura yuko bagiye gukira. Elisa hanura yuko bagiye gukira. Nanjye uyu mugoroba ndahanura gukira.
nanjye umugoroba ndahanura ubuzima, nanjye umugoroba ndaguhanurira gutera intambwe, nanjye umugoroba ndaguhanurira kupita sili kandodreri guhura n'Imana, nanjye umugoroba ndaguhanurira guhura n'icyerekezo cy'Uwiteka, nanjye umugoroba ndaguhanurira guhura n'imbaraga z'Imana nzima. Haleluya, 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 haleluya. Uyu mugoroba ndaguhanurira ubuzima. Biketostise fekoterdra arewai zowini kota drebeves konsamandikitala tobives kande evotita. Uyu mugoroba ndaguhanurira ubuzima. Zewikotiste fo obeni wiza goria dre enestanse kotainima. Uyu mugoroba ndaguhanurira ubuzima, ndaguhanurira imibereho, ndaguhanurira gukomera kw'Imana, ndaguhanurira imbaraga z'Uwiteka ngo zibe ku buzima bwawe, kandi ndaguhanurira icyuya cy'Uwiteka ngo kibe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Nanjye ndahanura ko ugiye gukira, ndahanura ko amateka agiye guhinduka, adikote sidi bifoze, ndahanura ko amateka agiye guhinduka, ndahanura ko ubuzima bwawe bugiye guhinduka, ndahanura ubuzima bushya, ndahanura amateka mashya, ndahanura ubuhamya bushya, ndahanura adebiko santite berdrore va, ndahanura amateka mashya, ndahanura icyerekezo gishya, ndahanura kugubwa neza bila za kotide zoteni mandridreri va, ndahanura amateka mashya ku buzima bwawe, ndahanura ko indwara irakira, ndahanura ko amadeni akurekura, ndahanura ko ejo uzabona n'igitangaza, ndahanura ko Imana igiye guhura nawe, ndahanura ko ubusambanyi bukira, ndahanura ko ubujuru bukira, ndahanura ko itabu rireka, ndahanura ko kwikinisha ubireka, ndahanura ko uhura n'imbaraga z'Uwiteka, ndahanura ko uva mu bukode, ndaguhanurira gukira icyago wari ufite. Elisa ahanura ko ejo bazakira, Elisa ahanura ko bagiye gukira, Pastor Erika ahanura ko bagiye gukira, ijambo ry'Imana rivuga ko bagiye gukira, Mwuka Wera arimo aravuga ko mugiye gukira. Aho ugiye gukira icyago wari ufite. Wanyitabye ukavuga ngo amen. Hariho imbaraga z'Imana zije gukora, hariho icyuya cy'Uwiteka kije kubana nawe. Imana igiye kubana nawe. Imana igiye gukora ibidasanzwe. Kubera iki Elisa avuze ngo ejo muzakira? Nuko urupfu rwari rubasatiriye. Kubera iki Elisa hano yavuze ngo umunsi w'ejo mugiye gukira? Nuko mu mwuka muri Samariya cyangwa Isiraheli urupfu rwari rwabasatiriye, inzara yari yabasatiriye. Wumve ngo batewe n'inzara, inzara itera mu gihugu, ibyago bitera mu gihugu. Hari igihe ujya kubona ukabona ibyago biteye urugo rwawe, hari igihe kubona ukabona ibyago biteye urugo rwawe. Ele pascotina madre ezofa. Haleluya. Kuki Elisa hanuye ko bagiye gukira? Elisa hanuye ko bagiye gukira. Hari igihe kubona ukabona ibyago biteye urugo rwawe, hari igihe kubona ukabona inzara iteye urugo rwawe, hari igihe kubona ukabona indwara utateganyije iteye umubiri wawe. Nk'uko i Samariya batewe n'ibyago batateganyije, baterwa n'inzara batigeze bashyira muri bije. Uyu munsi hari umuntu unyumva watewe n'ibyago, aterwa no gupfusha, aterwa n'icyago cyo kudashaka, aterwa n'icyago cy'uburwayi, aterwa n'intambara z'uburyo butari bumwe, aterwa n'intege nke z'umubiri, aterwa n'ibyago atahamagaye. Ariko Umwuka aranyohereje mu cyimbo cya Elisa. Nanjye ndi umuhanuzi wawe uyu munsi. Elisa ntabwo agihari, ariko mpagaze mu ijambo ryanditse mu Bami ba 2:7. Haravuga ngo Elisa hanura ko bagiye gukira, Pastor Erika hanuye ko ejo uzakira. Mu mavuta mpabwa n'ijambo hari ubuzima, hari ugukira kugusatiriye, kuko Imana yari ibonye ko nta gukira kwari iruhande rwawe. Hari w'imbaraga de contestante before lideri ya kozarama. Ngo bagiye kubona batewe n'inzara. Inzara ntiyatera umunsi umwe, inzara iriyongera icyumweru cya kabiri, inzara iriyongera ukwezi, iriyongera ukwa kabiri, iriyongera umwaka. Ibiryo birashira, ababitse imiceri birashira, babitse ibishimbo birashira, abiteganyirije birashira, abagerageje kubika birashira. Inzara iratera. Sinzi ikintu cyaguteye, sinzi icyago cyaguteye, sinzi ikintu cyakwinjiranye utagihamagaye, kitakwifuriza ibyiza, kiza utagitekereza,
kiza ubona ibyago n'amakuba bije gusatira urugo rwawe kandi nta gitangiro ugifite, usigaye utunzwe n'amarira, usigaye utunzwe n'agahinda, usigaye utunzwe n'intimba, usigaye utunzwe no kwikorera amaboko. Ntabwo nzi laramana kotisa deba piya sasiko diva, sinzi ikintu cyakwinjiranye nk'uko Isamariya batewe n'inzara. Ntabwo nzi ikintu cyaguteye utagihamagaye, ariko cyaba kingana kose Imana ivuganye nanjye, ijambo rivuganye nawe, mwuka avuganye nawe, ariwe ngo umunsi w'ejo hari igitangaza, hari igitangaza, hari igitangaza ku buzima bwawe. Hari amakuru mashya ugiye guhura nayo, hari imbaraga nshya ugiye guhura nazo, hari ubuzima ugiye guhura nabwo. Rabeni kote santo tidre bevoria ribaza la sota nomanda. Hari imbaraga z'ubuzima, hari imbaraga z'amashimwe, hari imbaraga z'icyerekezo, hari imbaraga z'amavuta. Wile do bakosa tatinema bive sosa kede mahinidre. Hanyuma ngo Samariya baterwa n'inzara, baterwa n'ibyago. Nimwumve ibyago byateye rero ukuntu byabateye ibibazo. Ibi byago byarateye, barya ihene zirashira, barya inka zirashira, barya ibishyimbo birashira, barya imyumbati irashira, warivuje amafaranga arashira, barya ibintu byose bari barahinze birashira, badukira inkoko bararya, badukira ingamira bararya birashira, basigara barya amahurunguru rero, amatotori, amahurunguru y'inuma. Barabyubashye muri Bibiliya, ariko ntabwo inkoko ihurungura, ntabwo inuma ihurungura, reka igira icyo bita amatotori. Bakajya bayagurisha nabwo arabura, badukira mu bana. Aha rero byari bigezaho ngo barya abana babo. Bagore babiri bajya inama bavati aho kugira ngo twicwe n'inzara twabyaye abana, fata umwana umwe tumubage, tumuteke, tumurye, hanyuma nawe wawe tuzamurya ejo. Barabyemeranya, bafata umwana utarwaye, bafata umwana udafite ikibazo udataka n'igicurane, baramwica. Ababyeyi baramwica, babagaburira base nibavugaho inyama bazivanye. Kandi nawe wumva inzara yatumye babura amatotori. Abagabo barya inyama nibabazaho inyama zavuye. Umva ikibazo. Iki cyari icyago gikomeye gituma abantu barya n'akataribwa. Abantu batewe n'ibibazo basigaye barya akataribwa, basigaye biyahuza inzaratsi, basigaye biyahuza abapfumu, basigaye biyahuza inzoga, bakarara mu kabari pe, ugasanga umuntu yari afite ubwenge, ugasanga neza byararangiye. Abantu basigaye bagira ibibazo, ibyago byarateye, aho kugira ngo bashake Imana biyahuje akataribwa. Ngizi ndasago, ngibyo byo batamika, ngaho kwiyahuza ibyaha, ngaho ubusambanyi ngo barare bari akataribwa, kandi bakumva nibyo. Ariko ni ibyago. Niwumva ijambo ry'ubuhanuzi uyu munsi, niwinangira umutima, hari amateka aza guhinduka. Niwumva ijambo ry'Imana uyu munsi, niwumva amateka uyu munsi, ateko sipi fari droria ba notakida soba niwidreria anowipos fikantutanima. Niwumva ijambo ry'Uwiteka, niwumva amavuta y'Imana kuzaho, niwumva kubaho dipistase wa, niwumva ijambo ari rizima, niwinangira umutima, ejo urahura n'igitangaza. Nyita bavuge ngo amen ahantu uri. Nyita bavuge ngo amen ahantu uri. Dilazana mekote stisida pi atoserigor. Ibyago bitera mu gihugu umwami abura ijambo avuga. Ibyago bitera mu gihugu guverinoma ibiri ijambo ivuga. Ibyago bitera Isamariya neza neza, buri muntu wese akajya yirwanaho. Aha rero ngo umwami nawe inzara iramurya, arasohoka ava ibwami, ngo agenda yambaye ibigunira, avuga ngo nanjye ndapfuye birarangiye. Ngo agiye ngo asanga urubanza, ngo rw'abagore babiri. Bamubonye baramumenya, barabwira ngo ntabwo ducika utadukemuriye ibibazo, ntabwo ducika utadukemuriye ibibazo, ntabwo ducika de pakosite for. Mwami ntabwo ducika utadukemuriye ibibazo, bikestise vordreria binwa. Umwami ati nibiki? Baramutekereza ati umbyati ngewe nazanye umwana wanjye turamurya, hanyuma ngiye kuzana uyu mubyeyi aramunyima, wadukije urubanza. Umwami abura ijambo avuga pe. Ibibazo byarateye, wabuze ugukemura ibibazo. Ibibazo byarateye, abantu baracecetse. Ibibazo byarateye, niwe wirwariza wenyine, ariko mu ijuru hari Imana. Nyamara hafi yawe hari umuhanuzi, uretse ko nyine de bikostisi dreria bivori drane mai, kubera ubutayu abahanuzi nabo warabasuzuguye, wabaciye amazi. Wumva nyine
bavuga iby'irari rya wumva ibyo bavuga nyine nawe bitagufasheho wumva nyine byarakurangiranye ariko hariho imbaraga kankubwire ko hariho imbaraga zije guhagararana nawe rope ete kose hariho imbaraga zije gukora ibidasanzwe hariho imbaraga zije kuzamura ibendera ryo kunesha hariho imbaraga rede kosi edifoki teridra aniwari hariho imbaraga reba nubwo hari ibyago ariko hariho imbaraga z'abahanuzi nubwo hariho ibyago ariko hari umuhanuzi hafi yawe hari umuhanuzi kuri radiyo umucyo hari umuhanuzi umuturage hari umuhanuzi uri Kimironko kuri Oberije hari umuhanuzi uzatera nejo hari umuhanuzi Imana igutumyeho hari abahanuzi batarapfukamira Bayali hari abahanuzi bavuga bigasohora hari abahanuzi bashorewe n'imbaraga z'Imana hari abahanuzi bashorewe n'imbaraga z'amavuta bilaza kotize bikordreri yawa wivuga ngo niko byahoze wivuga ngo bimaze igihe kirekire wivuga ngo bahanuye imyaka myinshi oya hari abahanuzi batarapfukamira Bayali nyumva neza banza unyumve witonze banza unyumve witonze umwami aho abuze ijambo hari hakeneye imbaraga za gihanuzi aho minisiteri ya finance yabuze ijambo hari hakeneye imbaraga za gihanuzi aho amaduka yose yari yakinze nta kinjira nta n'igisohoka hari hakeneye imbaraga za gihanuzi niba nta kinjira hakaba nta gisohoka hakeneye imbaraga za gihanuzi niba nta jambo gifite niba nta ukikuvugisha n'ibintu byose byarifunze muri finance byarifunze mu mubiri byarifunze ahantu hose byarifunze nta kindi bikeneye imbaraga za gihanuzi iyo ibintu byapfuye ntago babisengera barabihanurira iyo ibintu byahagaze barabihanurira edikote sante pifo la kuti drebivoria barabihanurira razaze kotia bisansi kodiva bitesta nta kintu ukeneye imbaraga z'ubuhanuzi abagore babiri nta kindi bari bakeneye kuko abana bari already byarangiye amafaranga birumvikana ko nayo bari bafite n'umwami arababwira ngo singe Mana ikiza inzara mu gihugu ariko noneho narumiwe yarabwiye ngo ntabwo ari nge Mana ikiza inzara mu gihugu oya yarabwiye ati mva mwitonde ntabwo ari jewe Mana ikiza inzara mu gihugu ntabwo ari nge Mana ikiza inzara mu gihugu rwose mwitonde uzi uko byagenze ngo yarigendeye ariko muri uko kugenda muri icyo gihugu hari harimo umuhanuzi witwa Elisa ndahanura ko ejo muzakira ndahanura ko ejo amateka azahinduka ndahanura ko ejo ugiye guhura n'imbaraga z'Uwiteka ndahanura ko ejo ari amateka nakubwiye ko ejo dufite amasengesho asoza iminsi 40 ibyumweru 4 twari turimo nyumva neza turi ku karago turi kwicara hasi no ku cyumweru turi kwicara hasi Imana yaraduhamagaye ntago yaduhamagariye ubusa iragira ngo amateka yawe ahinduke niyo mpamvu Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo ejo munsi w'ejo wanyuma wo gatatu wanyuma ko tuzasoza ku cyumweru ejo wo kwiyiriza wanyuma nucirwa ntuzambaze ntuzagire ngo Imana ntiyakuntumyeho ngo barahaguruka bati ariko umwami nicara bati ariko se ibintu uko byananiye kw'ibyago byaje ubu nta kindi kintu gisigaye umwana amubwira ati ariko rero ntago byashize haracyari imbaraga z'abahanuzi haracyari imbaraga z'umuhanuzi diko opeskite lord haracyari imbaraga z'umuhanuzi haracyari umuhanuzi muri Yerusalemu haracyari umuhanuzi witwa Elisa aracyahanura aracyareba aracyerekwa ntabwo aravangirwa arahanura bikaba arategeka bigasohora Imana iramukoresha mwuka w'Imana uracyari kuri we bilaza kotiste fo libana za kotiste haguruka tujye kumureba haguruka tujye kumubaza insinzi haguruka tujye kumaza icyo Imana ibivugaho reka tujye kumaza icyo Uwiteka avuga mu mavuta arimo mu cyerekezo arimo n'icyo Uwiteka avuga muri iyi nzara n'icyo Uwiteka avuga kuri iki cyago la pescanso diva niyo mpamvu nkurarikira umunsi w'ejo ni ukuri niyo mpamvu nkurarikira umunsi w'ejo nkubwira ngo haguruka tubaze Imana haguruka hari umuhanuzi ya deze costi ferdreri yawe witegereza ko umuhanuzi agusanga aho musange nawe Imana iracyakora Imana yagukiza izo nzoga nshuti Imana yakubakira urwo rugo rwatewe Imana yaguhera abantu ubwenge adina za la kote Imana yaguha agaciro utari ufite Imana yazamura ibendera ryo kune beriva zoro pekeste sita
Imana yakumpera agaciro, Imana yakwishyurira iryo deni, Imana yagukiza ibyo byago, Imana yakubabara uwo mwuka wo kujya mu mapfumu, Imana yakwirukana izo nzozi zo kurota abapfuye no kurara uhingana nabo, Imana yagukiza inzozi zo kurara urota urya inyama, Imana yagukiza inzozi zo kurara urota usambana, Imana yagukiza ubwo bwoba umaranye igihe, Imana yagukiza uwo mutima, Imana yagukiza ayo maguru. Hari ibyago byaguteye bikeneye amavuta, bila nikuti stance do piferdreria wa tola zaba. Ibyago byaraguteye abantu bakuvaho, ibyago byaraguteye intambara zirakutera, ibyago bya adikos, ibyago byaraje wabuze kivurira, ibyago byaraje wabuze icyerekezo, ibyago byaraje nawe ukikuvugisha, ibyago byaraje amateka yawe yarazibanganye, ibyago byaraje izina ryawe ririmo riribagirana. wa bila zako testifo. Vuga cyane ngo ejo ndabona ukuboko k'Uwiteka, ejo ndabona amavuta adasanzwe, ejo ndabona ukuboko k'Uwiteka. Ngo barahaguruka bagenda basanga Elisa, baravuga ati nta kwirarira turashize. Ikibazo cyishe abanyarwanda rero barirarira, akirarira azi ko rukinga babiri, akirarira azi ko barinda kumutereza cyamunara, wasutse amaganya ko aricyo hano yagiye akabwira yabwiye umuhanuzi, arababwira ati rero maze igihe kirekire iwanjye ariko mbona ibintu bidahinduka, umugabo wanjye ntako atagira, nanjye ntako ntagira, ariko ntago bihinduka. Ngo arazamuka asanga umuhanuzi, aramubwira ngo umuhanuzi rero nje gusenga. Umuhanuzi aravuga ati ariko se ko ndeba umeze nk'uwasinze. Umukoro aramubwira ati ntago nasinze, ngo naje gusuka amaganya, nta kwirarira, ndapfuye ndashize, nta kwirarira, ibibazo mfite bikeneye amavuta. Niyo mpamvu nazamutse umusozi, niyo mpamvu nigomwe, niyo mpamvu naje, niyo mpamvu ari byo nigomwe, niyo mpamvu nakoze nk'igitambo. Belia sekotir dreria bifo santo winima lakuta ide seko sepa. Niyo mpamvu nazamukanye igitambo, niyo mpamvu nazamukanye igitambo cy'umubiri. Ukwiye gutanga igitambo cy'umubiri ejo ukiyiriza ubusa, ukabwira Imana ngo masengesho y'imisi y'ibyumweru bine sago nahabonetse, ariko byibura kuri wa gatatu wa nyuma reka niyiriza ubusa, nkora igitambo cy'umubiri cyo kwiyiriza ubusa, nanjye ni sacrifice nicare mukeka hasi nce bugufi. Rero tuzaca bugufi tumeze nk'abantu b'Ininive igihe Yona ajya kubaburira akababwira ngo iminsi 40 murarimbuka, bahita bavuga ngo reka twambare ibigunira twicare hasi. La pikoti saradrobe voria, twumva ijambo ry'Uwiteka, nta wapinga umuhanuzi. Reka dusaba Imana imbabazi, dusaba Imana imbaraga, bambara ibigunira ngo bicara hasi basenga iminsi 3 baciye bugufi. Ntukumva ijwi ry'umuhanuzi ngo uceceke, ntukumva ijwi ry'umuhanuzi ngo winangire. Oya, we never know. Ntabwo tuzi impamvu, nta wamenya. La coup distance vo, hari icyo Uwiteka yakora, hari icyo Uwiteka yarema, hari icyo Uwiteka yaguha, hari icyo Uwiteka yagukorera, hari icyo Uwiteka agiye gucisha muri iryo jambo. Wanyitaje ukavuga ngo amen, avuga ngo ejo hariho imbaraga z'Uwiteka zigiye gukora. Baramubwira ngo nta kwirarira turashize. None muhanuzi kandi bahageze ya ngo bahageze babonye igisubizo. Sinzi niba muri munyumva. Bahageze babonye igisubizo, bageze ku muhanuzi babonye igisubizo. Nzi ko umuntu wanuzi yavuze, yarababwiye ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka uko Imana ivuze. Imana ndayikundira kabyara ya papa. Imana ivuga ibitandukanye n'iby'abantu. Hirya bariho bararya abana, bari baravuga ko bapfuye. Umwami yavuze ko nta jambo afite, yavuze ko nta gisubizo afite, ariko itabura ibisubizo, itabura igisubizo, itabura uko ibigenza. Reba ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka iciye mu muhanuzi witwa Elisa. Ejo ntago birenga, ejo ntago birenga, ejo ntabwo birenga, ejo icyo wasabye Imana itakiguhaye ntago birenga, ejo ngo ejo nk'iki gihe. Abele coste sidreria bifos cantotiri maradre lopili santola maka zowi pesk. Ejo nk'iki gihe aho iwawe, aho byacikiye, aho bigucikiyeho, aho wakorewe n'isoni, aho warusebeye, ejo nk'iki gihe uhuye n'ukuboko kwiza k'Uwiteka. Nyita bavuge ngo amen. Ejo nk'iki gihe imbaraga z'Imana zibanye nawe. Ejo nk'iki gihe uhuye n'ikiraro cy'Uwiteka. Ejo nk'iki gihe amateka arahindutse. Ejo nk'iki gihe imbaraga z'Imana lebila zare considere yavo zije ku buzima bwawe. Ejo vuga ngo ejo nk'iki gihe.